Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'123 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira igitabo cya Esiteri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere, titire yacyo iravuga ngo ibirori by'umwami Ahasuwerusi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi uwo niwe wategekaga ibihugu 127 uhereye i Buhindi ukageza Etiyopiya. Umwami Ahasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'Ishushani. Mu mwaka wa gatatu ari ku ngoma, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya, abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Nuko iyo minsi ishize, umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'Ishushani. Abakomeye n'aboroheje bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari n'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, ntawabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese uko ashatse. Kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'ibwami, ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Umwamikazi yanga kwitaba umwami. Nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karisikasi, inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Meresi na Marisena na Memushkani, abatware 7 b'Ubuperesi n'Ubumedi, aribo bashyikiraga umwami, bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkoni? Memukani asubiza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo. Nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwita bakanga. Ndetse uyu munsi abatwarekazi b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva ibyo umwamikazi yakoze, nabo niko bazagira abatware b'umwami bose. Nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. Umwami niyemera inama ategeke itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi rye guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi agihe undi umurusha ingeso nziza. Nuko bamamaza iteka umwami agiye guca rikwira mu gihugu cye cyose, kuko ari kinini. Niho abagore bose bazubaha abagabo babo, abakomeye n'aboroheje. Iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami aherako abigenza uko Memukani yamugiriye inama. Yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, ibihugu byose uko
imyandikire yabyo iri n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe, kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zingana. Esiteri atoranywa aba umwamikazi. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari, yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhannye. Maze abagaragu b'umwami n'abahereza baramubwira bati, nibashakire umwami abakobwa b'inkumi beza, kandi umwami ategeke abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe bwose, ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'i Shushani, babashyikirize Hegayi inkone y'umwami, umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha. Maze umukobwa umwami azashima abe umwamikazi mu cyimbo giha Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama, abigenza atyo. Mu murwa w'i Shushani hari umuyuda witwaga Morodekayi mwene Yayiri, mwene Shimeyi, mwene Kishi umubenyamini. Yayiri yajyanywe ari imbohe n'abandi banyaganywe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'Abayuda, ubwo yajyanwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Morodekayi uwo niwe wareze Hadasa ari we Esiteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina. Kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Morodekayi aramujyana amurera nk'umwana we. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranirizwa ku murwa w'i Shushani, barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami, arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi, amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyanana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose. Kandi Esiteri ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Morodekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga. Kandi Morodekayi yajyaga agendagenda imbere y'urugo rw'inzu y'abagore, kugira ngo amenye uko Esiteri ameze n'uko yaba. Kandi umukobwa wese wagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami, amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12, kuko igihe cyo kwarikwa kwabo ariko cyameraga. Amezi 6 bihezuraga imbiribiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Maze umukobwa agahera ko agasanga umwami. Yava mu nzu y'abagore ngo ajye mu nzu y'umwami, icyo yashakaga cyose akagihabwa. Yagendaga nimugoroba akagaruka mu gitondo, akajya mu nzu y'abagore ya kabiri, akarindwa na Shashigazi inkone y'umwami yarindaga inshoreke. Ntiyongere gusubira ku mwami, keretse iyo umwami yamushakaga akamuhamagaza mu izina. Nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ari we mukobwa wa Abihayili se wabo wa Morodekayi, wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Nuko mu kwezi kwa 10 ariko kwitwa Tebeti, mu mwaka wa 7 wo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Esiteri ashyirwa umwami muri Kambere. Umwami wabonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Maze umwami atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya byinshi mu birori bya Esiteri, ahesha ibihugu bye kubabarirwa, atanga impano nk'uko umwami azitanga. Ubwo bongeraga guteranya abakobwa ubwa kabiri, Morodekayi yari yicaye ku irembo ry'ibwami, kandi Esiteri yari ataravuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe ubwari bwo, nk'uko Morodekayi yari yaramwihanangirije, kuko Esiteri yumviraga itegeko rya Morodekayi nk'uko yaryumviraga akimurera. Morodekayi ahishura inama z'abagambaniraga umwami. Muri iyo minsi, ubwo Morodekayi yajyaga yicara ku irembo ry'umwami, abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi, bararakara bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Imigambi yabo imenywa na Morodekayi, nawe abibwira umwamikazi Esiteri. Esiteri aherako abimubwirira umwami. Barabigenzura, barisanga ariko biri.
abo bombi babamanika ku giti, maze ibyo babyandikira imbere y'umwami mu gitabo cy'ubucurabwenge. Imana ibahe umugisha, mbifurije kugira icyumweru cyiza n'amateraniro meza. Tuzakomeza umunsi w'ejo ku wa mbere, kandi muzagire icyumweru